Sashimwe ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka munyemerere dusenga Imana turangiza twiga ijambo ry'Imana. Turagushimiye mwami Imana ko ubuntu bwawe butarondoreka. Turagushimiye ko iminsi yose uhora utubereye umwami wa byose. Ibi ntabwo tubivuga mwami kuba kwizera gusa, ahubwo tubivuga no kuri buri wese mwami, kuko ijambo ryawe ritwereka ko utahwemye kutuvubira imvura mu gihe cyacu cyo kutizera, utahwemye kutugaburira, utahwemye kutwambika. Ibihe byose mwami wahoze utubereye umwami mwiza, ndetse n'igihe twabaga tuguteye umugongo twebwe abizeye, wahoze mwami utugirira neza. Turagushimira rero ineza yawe ya buri munsi mu bihe byose. Turagushimira uburyo wigaragaza mwami nk'umwami wacu, mwami mwiza. Turagushimira cyane cyane twebwe bamaze kwizera mwami ku bwa byinshi utwizeza birimo ubugingo buhoraho. Turagushimira mwami Imana ku bwa byinshi tubona ukora mu buzima bwacu kubw'umwuka wera, harimo kutweza, kuduha imitima mwami Imana igambiriye kwirinda ibyaha n'ibindi. Ibyo byose mwami ni umurimo ugenda ukora muri twebwe, turabigushimira rwose mwami. Ndakwinginga rero mwungeri mwiza, kugira ngo ubwo tugiye gufata uyu mwanya twiga ijambo ryawe, uba umwanya mwiza rwose mwami wo kunguka. Reka uba umwanya wo kunguka byinshi. Reka mwami ariko nitwunguruka ubwenge gusa, ahubwo twunguka ubwenge buduhesha kwizera Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi mwami, akerekanwa n'ubushobozi bwawe ko ari umwana wawe. Hanyuma y'ibyo ukadusaba kumwumvira no kumugarukira mwami. Ndakwinginze rero kugira ngo utwemere uduhe ubuntu bwawe, tuzurwe n'ijambo ryawe nk'uko mwami Imana tubona mu ijambo ryawe. Cyo n'ikibi cyawe rero mwami, nimera rwose tubane nawe muri uyu mwanya muri byose. Cyo n'ikibi cyawe iteka mwami Imana, amen. Ni umunezero ukomeye ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tumaze igihe rwose turimo kuganira ijambo ry'Imana ku mwuka wera. Abavandimwe bagiye badufasha, yaba n'iminsi wenda nagezeho barakoze cyane. Umwuka wera rero ni Imana ubwayo. Niyo mpamvu kumuvuga ndetse no kubona Yesu Kristo kubavugaho ntabwo niho byose bishingiye. Nuba imirimo yose ikorwa ubundi y'ubumana isohorwa n'umwuka wera. Ibikorwa byose bivuruvinga cyangwa bigaruka kuri Yesu Kristo, ariwe mwana w'Imana w'ikinege, ariwe muragwa wa byose. Niyo mpamvu kubavugaho ntabwo wabura ibyo bavuga uri uwizeye by'ukuri, kuko buri munsi uhora mu byanditswe byera aribo ubona, aribo urushaho gutungurwa nabo uburyo ari bashya. Rero ni umunezero munini ukomeye cyane. Ndagira ngo rero tutatinze tujye muri teme y'uyu munsi, ariyo tugiye kureba umumaro w'umwuka wera mu gusoma Bibiliya. Umumaro w'umwuka wera mu gusoma Bibiliya. Wagira ngo ni teme rwose ngufi, cyangwa se wenda ifite bike byo kuyivugaho, ariko nanjye ubwanjye ndimo kwitegura kuza kubasangiza ubutumwa bwiza. Nagize umunezero mwinshi kuko narushijeho kunguka cyane rwose. Mugiye gutangazwa n'ukuntu umumaro w'umwuka wera mu gusoma Bibiliya rwose ari teme ngari, kandi irimo kutwigisha ibintu bikomeye. Ndabingingira kugira ngo muhugukire kumva ibi byanditswe byera, ndetse no kubifata rwose kugira ngo turusheho gusangira. Ndakeka ko kugeza ubu ngubu aho twese tumaze tumaze kumva neza ko umwuka wera ari Imana. Ari ibintu bidashidikanywaho, umwuka wera ni Imana. Kandi twamaze kubona ko rwose uwo mwuka wera ari nawe usohoza byose mu buzima bw'abizera. Ibyo tubibona rwose mu byanditswe byinshi bitandukanye, aho twagiye tubona nko muri Yohana igice cya 15 avuga ngo ntacyo mushobora gukora mutamfite, ndi umuzabibu w'ukuri namwe muri amashami. Uko kumugira rero tuzi ko Yesu Kristo tumugira mu buryo bw'umwuka wera. Twagiye tubona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho twagiye tubona ko rwose ahubwo kiriya gitabo ubundi cyagagombye kuba ari igitabo cyitwa ibyakozwe n'umwuka wera abikoresheje intumwa. Niko ubundi twakagombye kuba tuvuga. Ntabwo ari iby'intumwa ubwazo zakoze, ahubwo n'iby'umwuka wera zikoresheje. Impamvu nuko niba mubizi neza
munabyibuka, umwuka wera turamubona, tubona Yesu Kristo arimo kubabwira ngo murindire mu murwa rwose, mutegereze, muhabanze muhabwe ibyo data yasezeranije, kuko nimubona uwo mwuka wera muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya n'i Samariya hose, tuzahamya Yesu. Ntabwo rero ntacyo bari mu yandi magambo, icyo byabaga bisobanuye nuko ntacyo bari kujya gukora umwuka wera adahari, kuko niwe wari kubakoresha. Ariko turabizi, tuzi neza ko ubwo yamanukaga ku munsi wo kumanuka ngo yemeje abantu bagera mu 3000, Petero abwirije, ngo ari umunyabwoba wundi muri kamere ye, abwirije abantu barenga 3000 baremezwa, barizera kubera umwuka wera. Rero twarabonye ko ubundi cya gitabo cyagombye kuba cyitwa iby'umwuka wera yakoresheje intumwa. Uyu munsi rero tugiye kwinjira muri iyo teme, turebe muri iyi teme, turebe rwose umumaro w'umwuka wera mu gusoma Bibiliya. Yesu ubundi yasize avuze ko umwuka wera azigisha abazizera. Yesu niko yasize avuze. Reka dusome ahantu hagiye kutugayidinga uyu munsi, aho tugiye kwibanda cyane. Yego turaza kugerageza turebe mu bindi byanditswe, turasa nk'ababyirukamo gake, ariko reka turebe uyu munsi icyo Yesu yasize abwira abigishwa be. Mwumve hano Yohana ibice bitandatu muri Yohana, mu butumwa bwiza, umurongo wa 45. Haravuga ngo ni igihe Yesu arimo kwigisha, arangije arimo kwigisha abari bari kumwe nawe icyo gihe, arababwira ngo byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana, umuntu wese wumvise ibya data akabyiga aza ahondi. Haranditswe ngo byanditswe 45, byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana, umuntu wese wumvise ibya data akabyiga aza ahondi. Ibi ni ijambo rwose Yesu arimo kwerekana ko umuntu azigishwa n'umwuka wera, mu yandi magambo, kuko urumva Imana turayizi ko yicaye mu ijuru iburyo bwa Se, ni Imana itagafatishwa amaboko nk'abantu, uretse ko yaje mu isi ikambara umubiri. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu mvuze ntazi ibyo mvuze, ni Imana ubwayo yaje mu isi yambara umubiri, irangije iragaragara rwose igenda mu bantu, abantu barayikubita. Ariko nubwo arimo kuvuga ngo bose bazigishwa n'Imana, tuzi neza ko Yesu amaze kwambara umubiri no kuzuka, no gupfa no kuzuka, yagiye mu iburyo bw'Imana mu ijuru. Aho yagiye rero tuzi neza ko atarimo kugaruka mu buryo bw'umubiri, ndetse yashimye ko abantu batazigishwa n'abamarayika, ngo tuvuge ngo ni abamarayika barimo kuza bakigisha abantu. Oya, ahubwo abantu bose bazigishwa n'Imana. Uburyo izabigisha ni umwuka wera uzabigisha. Azabigisha ati ibyo tugiye kureba. Ese umuntu yakicara hariya akavuga ati ngiye ndimo ndiga, umwuka wera aranyigisha atasomye Bibiliya, akaba arimo kwiga? Nabyo turaza kubibona. Ubwo bumenyi bundi buva he? Bigenda gute se iyo umuntu arimo kuvuga ngo ndimo ndiga, cyangwa hari ibintu azi, yumva azi, akumva atanakeneye kuba yajya muri Bibiliya, hari byinshi ngo azi? Ibyo bintu bimeze tugiye kubireba rero uyu munsi. Nibyo tugiye kureba iby'uyu murongo utubwira. Abantu rero burya basoma Bibiliya bose ntibayikuramo umwanzuro umwe. Icyo nicyo kibazo gikomeye. Kandi ikintu tubona nuko Bibiliya yo ifite umwanzuro umwe. Aho niho ikibazo gikomereye. Hari ibintu tudatekereza mu buryo bwumvikana, ariko mu by'ukuri biteye n'ubwoba. Ubajije nk'ubu hano ku rubuga tugera mu bantu barenga bangahe, ubajije umwuka mwicaza ukamubwira uti mbwira ubundi Bibiliya itwigisha iki? Ni uwuhe mwanzuro uva muri Bibiliya? Cyangwa ukamubaza uti agakiza ni iki? Reka rero tureke n'ibyo byo kubaza Bibiliya icyo umwanzuro, kuko wenda byabango bisaba teoloji, ariko n'ubundi umuntu wese ahamagarirwa kuba yiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse rwose, ku buryo wajya no muri teoloji bagasanga nta kindi kintu bakongereyeho, ahubwo ari byanditswe arimo kurambura. Nibyo hano twabonaga ko bose bazigishwa n'Imana, kandi uwize ibya data wese aza aho ari, aza aho Kristo ari. Ni ukuvuga ngo umuntu yiga ibya data akajya aho Kristo ari. Nicyo kigaragaza ko n'ibyo umuntu yize ari iby'ukuri koko. Nuko umuntu ubyiga wese birangira ngo agiye kuri Yesu.
ni ijambo ritangaje. Ariko buri muntu wese hano umubajije ukamubaza ngo agakiza ni iki? Ese ubundi agakiza ni iki? Byagutangaza kubona agakiza kangana n'umubare, ubwoko bw'agakiza bungana n'umubare w'uko twaba tungana ku rubuga. Ariko ni ikintu gitangaje. Nyamara Bibiliya yo ntifite imyanzuro myinshi, ndetse n'ukuri kw'Imana ntigushobora guhindagurika nk'uko abantu tubivuga. Ukuri kw'Imana ni kumwe, wenda dushobora kuba twagombye kuba tubivuga, ariko hari ibyo Bibiliya yita ngo ni iby'ibanze, ibyo bita essentials bigendanye n'agakiza, aho umuntu wese agomba kumva ibyo by'ibanze kandi akaba abizi, ku buryo wakubaza agakiza mu magambo make mu gihe gito mwamarana. Ibyo bintu by'ibanze bitagomba kuburamo. Iyo bibuzemo muri ibyo bintu wizera rwose ntabwo uba ukijijwe. Uko niko kuri. Hari iby'ibanze by'umuntu aba agomba kuba yizera. Mu Baheburayo wazabireba. Ariko nabyo Pawulo yavugaga ngo niyo mpamvu tutagomba guhora mu bya mbere bya Kristo. Ibyo bya mbere nibyo arimo kuvuga, ahubwo tukigira imbere aho dutunganizwa rwose. Nuvuga ngo hari iby'ibanze umuntu wizera agomba kuba yizera, amahame y'ibyo twizera. Iyo utabyizeye rero ako gakiza uba ufite ntabwo kaba ari agakiza, ntabwo icyo gihe ufite agakiza. Niyo mpamvu hano muri Bibiliya twagombye kuba tujyamo buri muntu wese nibura mu byo byinshi twumvamo, ariko tukaba dufite iby'ibanze. Buri wese afite essentials z'ibyo turimo kuvuga, by'ibyo twizera. Hano hari ingeri nyinshi ubundi z'abantu bajya muri Bibiliya. Abantu ba mbere bajya muri Bibiliya bagasomamo, iyo umuntu yinjiye mu ijambo ry'Imana, hari ubwoko bwa mbere bw'abantu bajyamo, babita mu rurimi rw'Icyongereza readers to finish. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu ujya muri Bibiliya we avuga ati reka nsome hano hantu marangiza. Abo nyine ni readers just to finish. Ni ukuvuga ngo we asome ariko arangize nyine icyo gitabo agomba gusoma gisome. Ndibyibuka niko nanjye natangiye gusoma Bibiliya. Natangiye kuyisoma mvuga ni reka nza, ariko ubundi iki gitabo cyane ko hari umuntu akunda kutubwira ko yagisomye akakirangiza inshuro nyinshi. Ndavuga ariko nanjye nzicare ntasoma Bibiliya. Abo ngabo rero icyo gihe bajyamo nkanjye babita ngo readers to finish. Ni abantu basoma kugira ngo barangize. Ubundi bwoko bw'abantu basoma muri Bibiliya bayisoma ni abantu bitwa mu rurimi rw'Icyongereza problem solvers. Ni ukuvuga ngo ni abantu bajyamo muri Bibiliya ariko bakeneye ko ibibazo byabo bikemukira muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo we akabyuka, ni kwa kundi nyine umuntu abumbura Bibiliya akayibumbura yangiza akanavuga ati njyewe uyu munsi ndumva ntarimo kubonamo ijambo ryangenewe. Nyine yageraho mu byahishwe bavuga ngo iby'intebe ngo ihishurwa n'uyicayeho, bavuga iby'ibitabo n'ibiki, bavuga iby'impanda, akavuga ati reka iryanjye ntabwo ari iringiri, irimfasha ntabwo ari iri, cyangwa se irimpumuriza si iringiri. Nyamara ibyanditswe byose byandikiye twebwe. Rero abo ngabo nabo ni abandi bantu bajyamo bitwa problem solvers. Bo nyine bashakamo ijambo bagatombora ijambo ryabafasha, yakumva ridakubita rwose ku kintu yashakaga uwo munsi, akaba nta butumwa Imana yamugeneye. Ariko abandi ba gatatu nabo bitwa ngo ni discussers. Ni ukuvuga ngo ni abantu bajyamo kugira ngo nyine bajye impaka. Wenda urugero umuntu bakaba baramugishije impaka z'ibyo gusenga ku isabato n'ryari, akavuga ati reka buretse nzaze nkwereke. Hari umukecuru wigeze kumpa ibyanditswe byinshi cyane, arimo kumbwira ati anyereka nyine ambwira ati isabato. Urumva icyamujyanagamo ni ngewe wamwerekaga isabato y'ukuri tubonera muri Kristo Yesu, we akanyereka isabato y'umunsi. Rero akajya ajya muri Bibiliya agiye kunzanira imirongo y'isabato. Abo ngabo rero ni abantu bajyamo bagira ngo badiscussing. Abantu bajyamo bagira ngo badiscussing gusa nyine bakwemeze ikintu bashaka kukwemeza. Ibi kenshi sinabo ngabo turimo kuvuga gusa, ahubwo ni umutego ugubwamo n'abantu benshi ingeri, yewe n'abigisha. Buriya umwigisha nawe abantu bashobora kumutesha umutwe, reka wenda akaba ari nk'umupasiteri ayoboye abantu, bakamutesha umutwe rwose akajya ajya muri Bibiliya agira ngo
arebe ko yakuramo amagambo yo kubabwira. Izi ngeri ni nyinshi cyane. Wakuramo amagambo yo kubabwira, wakuramo imirongo ishyigikira imyumvire ye, kugira ngo wakuramo uzumva ari naho havamo ubutumwa bwa prosperity gospel. Aba bantu nyine aho umuntu yigisha abantu ibintu runaka agira ngo abemeze nyine nk'ibyo by'uko umuntu ukurikiye Imana igomba kumuha ubutunzi wese, nyamara tubona atari ko byagiye bigenda. Harimo nk'intumwa zarenganyijwe, iyo bageze aho ngaho baraceceka. Aba bantu bose baba bagiye muri Bibiliya, ikibazo kiba cyavuyemo ni ukujya muri Bibiliya bagira ngo bakuremo ijambo ryo gutsinda abantu cyangwa kwemeza abantu ibyo batekereje mu mitima yabo. Bashaka gutsinda impaka cyangwa kwemeza abantu bakoresheje, nuvuga ngo Bibiliya bakayikoresha nk'agakoresho ko gushyigikira imyumvire yabo cyangwa se gutsinda abantu bajya impaka nabo. Ariko tubona nanone muri Bibiliya, tubonamo none harimo abandi basoma by'ukuri. Reka wumve nk'ahangaha muri Timoteyo wa 2 harimo abantu basoma by'ukuri, atari wumva iyo umuntu asomye by'ukuri uko bigenda, cyangwa se yize Bibiliya akayiga by'ukuri. Abo rero ni nawe ngeri turi buze kurambura tukareba uburyo umwuka wera akoramo umurimo muri bo. Timoteyo wa 2 ibice 3:15 haravuga ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Urumva Timoteyo ngo uhereye kera ngo yamenyaga ibyanditswe byera. Nuko kubimenya byabashaga kumuhesha ubwenge, bikamumenyesha ubwenge. Iki byanditswe byera byamumenyesha ku bwenge. None ibyo byanditswe rero ngo mu buryo yabifatagamo, nuvuga ngo we icyabaga kirimo muri ibyo byanditswe ngo ibyo yarazi, ibyo byanditswe yamenyaga byabashaga kumuzanira ubwenge buheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nuvuga bikamumenyesha iby'agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo, ku buryo aza kwicara agatondeka akavuga ngo ibi byanditswe nzi. Ni nk'uko umuntu yaba arimo gufata ingingo, wajya nk'ahantu mu rubanza kubaza bati tubwire ni impamvu ki ubundi uvuga ko tugomba kwizera Yesu uri mu rubanza, tubwire twumve ingingo zawe. Akaba yababwira ati nkurikije uko hano ibyanditswe byera bivuga, nkongera nkakurikiza hano uko bivuga, nkongera nkakurikiza hano uko bivuga, ndemeza ko umuntu agomba kwizera Yesu Kristo kugira ngo abarweho gukiranuka. Ngibyo rero ibyari kuri Timoteyo. Harimo abasoma rero, abasoma b'ukuri nicyo kiba kibajyanye muri Bibiliya. Muraza no gutangazwa nuko aba bandi bajya muri Bibiliya ariko nta mwuka wera, nta busabane n'umwuka wera bafite. Ubwo izo ngeri zindi zisoma Bibiliya twari tumaze kuvuga. Ariyo mpamvu ngira ngo turebe ubundi ikibazo kibayemo nyamukuru ijambo ry'Imana, impamvu z'izo ngeri zindi zidasoma by'ukuri zibamo. Ijambo ry'Imana rirabigaragaza rikavuga ngo ubundi habaho kumva umuntu atumvise, habaho kumva umuntu atumvise, aho umuntu ashobora kumva ariko atumvise. Kandi Bibiliya ikongera ikanahindukira ikavuga ngo nubwo uyu muntu arimo kumva atumvise, arimo kwiziba amatwi. Reka wumve hano muri Timoteyo uko babivuga. Baravuga ngo hari igihe nyine wumva umuntu arimo kuvuga agatekereza akavuga ati njyewe rero ntabwo nzi ibintu byinshi mu by'ukuri. Hari umuntu twaganiraga akavuga ngo ntabwo we ngo yigeze asesengura Bibiliya, ntabwo azi ibintu byinshi muri Bibiliya. Cyangwa undi ukumva aravuze ngo njyewe reka utaramenya utandundaho ibyo byanditswe byinshi, ndabizi ko abumvise byinshi bazabazwa byinshi. Ariko cyangwa se ukumva nyine abandi arimo bavuga bati buriya bariya abantu rwose mubona bakurikiye abantu bayobye, kugeza n'igihe sinzi niba mujya mubyumva mu makuru na hehe, aho abantu bashobora no kurisha ibyatsi nyine barakurikiye umuntu bayobye. Ariko ukibwira ngo Bibiliya ubundi bivugaho iki? Bivugaho iki ko umuntu ashobora kumva ariko atumvise, cyangwa se uretse no kumva atumvise ko umuntu ashobora kuyoba agakurikira inyigisho nk'izo zipfuye
ngo ntabarenganye. Reka wumve icyo Bibiliya bivugaho. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa 4 haravuga ngo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ijambo ry'Imana ryerekana ko umuntu kugira ngo akurikire uwo mwigisha w'ibinyoma nyine yiziba amatwi. Hari naho rigera rikerekana ko nyine ngo bazigwiriza, no kuvuga kwigwiriza, ubundi abumva n'abakurikira nibo batera nyine abigisha kwigisha ibinyoma, kuko baba bagaragaza icyambere, bagaragariza ko babafana, nyine turi kumwe, ariko niyo babigisha ukuri noneho bakabatera ubwoba mu buryo bundi, ku buryo aribo bantu bigwiriza abigisha bahura n'iby'imitima yabo ishaka. Ni ikibazo gikomeye rero, ni ikibazo gikomeye ko abigisha bigwiriza ibihura n'iby'imitima yabo ishaka. Kandi noneho ibi byo kuvanga umuntu yagiyemo ashaka discussion, ashakamo nyine bimuhuriza bihura n'irari ry'umutima we, ashakamo ibindi byinshi turimo kubona. Ibi byose bibaho nyine kubera ko umuntu aba adashaka kumva ukuri. Nicyo kintu Bibiliya irimo kutwereka. Bibiliya iratwereka ngo uyu muntu we mu migambi ye nuko aba adashaka kumva ukuri, aba ashaka nyine ibihura n'irari ry'umutima we rishaka. Kumenya rero bihura n'ukuri cyangwa se ubwoko bundi, tubanze tunareba ubwoko bwo kumenya ubundi n'ubuhe. Iyo tuvuze kumenya, ibi twahoze tuvuga tuti umuntu ashobora kumva nyine adashaka kujya muri Bibiliya, ashaka kumenya. Reka wumve hano icyo Bibiliya bivugaho. Mu by'ukuri Bibiliya yerekana izi ngeri nyinshi zo kumenya, ariko ikongera ikanerekana kumenya k'ukuri. Ariko ngira ngo muze kwitegereza icyo Umwuka Wera ukora kuri ubwo kumenya k'ukuri. Ariko banza wumve icyo kumenya noneho, ubwoko bw'ingeri zo kumenya Bibiliya ivuga. We hari ibyo umuntu adasomye Bibiliya adashobora kumenya, ariko hari n'ibyo ashobora kumenya atanayisomye, kandi bikaba bihagije kugira ngo ajye mu rubanza rw'Imana runamutsinde nyine arurimo. Umva hano Abaroma ibice 2 umurongo wa 12. Abaroma ibice 2 umurongo wa 12 kugera ku wa 15 aravuga ngo abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Kuko abumva gusa amategeko atari bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamya n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Hano ubundi hariho ubwoko bwo kumenya butandukanye. Nuvuga ngo hari abantu ubundi batarabona amategeko y'Imana. Abo bantu Bibiliya nayo yerekana ko hari ibyo bazi. Umuntu utarajya rwose, udafitanye isano na Bibiliya, utarahura na Bibiliya, utazi no kwibaho. Yewe muzi ko mbere ya Bibiliya habanje kuza n'ibitabo bya Mose bitanu, akaba ari by'Abisirayeli biga, nubwo hari akibyiga uyu munsi byonyine. Ariko uko bimeze kose, uwo muntu utarahura n'ibyo bitabo bitanu bya Mose cyangwa n'ibindi bitabo byose bivuga iby'amategeko y'Imana, uwo muntu utarahura na Bibiliya, umuntu wese utarahura nayo akaba atayizi, Bibiliya irahamya ngo uyu muntu afite umutima nama. Ngo uwo mutima nama rero ngo ajya abona abantu akavuga ngo abona abantu akabagereranya, akavuga ati uyu yakoze ibyiza, uyu yakoze ibibi, ashingiye kuri uwo mutima nama n'ibitekerezo bye. Noneho rero wa muntu wakoze ibyiza, we kubwe iyo abikoze aba amuhindukiye amategeko. Ni ukuvuga ngo rya tegeko ubundi ryakakubwiye ngo ntugasambane. Niba nko mu Rwanda mbere yuko amategeko hagera barafataga umuntu bakamwohera mu ruzi, byabaga bisobanuye ko aba bantu boherewe mu ruzi, boheye umuntu mu ruzi, bavuze bati umuntu ntagomba gusambana, kubera ko nyine ntagomba gutwita, ntagomba kubyara adafite umugabo. Ibyo bikaba bivuze ko ku bwabo wa muntu ukoze icyo kintu cyiza aba ahindukiye amategeko, ndetse nawe umunsi abikoze aba yihindukiye amategeko. Nuvuga ngo standard y'icyo amategeko avuga ni uba ugihindutse.
ababaye imfashanyigisho y'uko amategeko avuga gutya. Rero uwo muntu umeze gutyo nawe biragaragara neza ko iyo agiye muri Bibiliya aba yumva kenshi nta kigiye kureba muri Bibiliya. Nyamara hari byinshi tugiye kubona umuntu agomba kumva muri Bibiliya kandi afashijwemo n'Umwuka Wera. Ikindi rero abandi bantu ba kabiri ni abantu noneho baba bazi amategeko y'Imana, aho Pawulo avuga ngo kuyamenya bitandukanye no kuyumvira. Ariko se mu by'ukuri iyo ubundi umuntu agiye muri Bibiliya havamo iki kujya muri Bibiliya? Umwuka Wera akora iki? Aribyo ngira ngo turebe muri Luka ibice 24 umurongo wa 44. Kuki ubundi umuntu ajya muri Bibiliya? Muri Bibiliya tuba tugiye kurebamo iki tuba tudafite kidahura n'umutima nama, cyangwa se uretse iyura n'umutima nama kidahura n'iby'amategeko tuzi atubwira. Niki gituma ubundi tujya muri Bibiliya kandi tukaba dukeneye n'Umwuka Wera? Luka rero ibice 24 umva uko Yesu yavugaga mu murongo wa 44, ariko ahura n'abigishwa. Aravuga ngo maze arabwira ati aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nge byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Niba mwibuka neza ati 56 ati niko byanditswe nuko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzwa ku munsi wa gatatu. Niba mwibuka neza icyo twahereho tuvuga, twatangiye tureba uburyo abantu bajya muri Bibiliya bashaka ibintu bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana hano ryo riratwereka ko hari abantu bajya muri Bibiliya abantu bajya muri bagomba gusobanukirwa, kungurwa ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, basobanukirwe ibyo Kristo. Kuko yavuze ngo maze avuga ati aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nge byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Ni ukuvuga ngo izi nkuru zose turimo kubona, ubundi Umwuka Wera aza kuyobora umuntu, kumwigisha urimo kwiga ijambo ry'Imana, akamuyobora ati dore nguko uko ibya Kristo bigomba kugenda, ngiyi impamvu uza gukuramo ibyo kwizera Yesu. Umwuka Wera rero nk'uko tubibona akoresha ijambo ry'Imana, ntabwo ashobora gukora bitandukanye n'iby'ijambo ry'Imana rihamye, kuko afata ibyanditswe byera akabikoresha kugira ngo asobanurire abantu ukuri ko kwizera Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ibigendanye no kwizera Yesu Kristo. Reka twumve muri Tito igice cya mbere icyo hatubwira. Muratangazwa no kubona ababene data ba kera aribo Pawulo n'abandi bizeraga ibyanditswe byera ko ari byo bihesha umuntu ubwenge buzana kubaha Imana ndetse no kwizera. Umva hano muri Tito igice cya mbere umurongo wa 1 uko Pawulo yavuze. Pawulo imbata y'Imana n'intumwa ya Yesu Kristo mbiherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana. Urumva hano biratangaje, imirongo ibikubiyemo ibintu byinshi bitangaje. Pawulo intumwa y'Imana, imbata y'Imana n'intumwa ya Yesu Kristo. Nuvuga ngo arimo arabanza akivuga, akavuga uwo ari we, akavuga iby'Imana yakoze muri we ko yari yo mugize intumwa, ndetse ari intumwa ya Yesu Kristo. Noneho ngo mbiherewe kwizeza intore z'Imana. Yari azi ko nyine ubutumwa, impamvu Imana imutoranyije nawe ari ukugira ngo imugeze ku zindi ntore zayo. Nanone we abe intore ya mbere, abe atoranijwe bwa mbere kugira ngo azagere ku bandi batoranyijwe ko azagerezwaho ubwo butumwa bwiza. Nuvuga ngo ubutumwa bwiza ngo nibyanimo kuvuga ngo mbiherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana. Nuvuga ngo no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri guhuje no kubaha Imana. Mu by'ukuri nicyo agiye gukora Pawulo, agiye gufata ibi byanditswe uku kuri kw'ijambo ry'Imana agushyira izo ntore z'Imana. Ngiki icyo Bibiliya irimo kutubwira hano. Mu by'ukuri rero bavandimwe, ni ingenzi kubisobanukirwa tukumva neza ko ubu butumwa bwiza duhabwa nabwo ari bw'Imana ikoresha kugira ngo yizeze abandi babwumva. Ntabwo ari ikindi kintu dukoresha. Umwuka Wera aherekeza ubutumwa bwiza.
Pawulo byari byoroshye ko yavuga ati ngiye Imana yarampamagaye intuma ku bantu kugira ngo ngende ngende mbarambikeho ibiganza buzura umwuka, wenda yakavuze atyo. Oya, ariko arabizi ko yahawe ubutumwa bwiza, ibyo azakora umwuka wera agiye gukora ari ubutumwa bwiza agiye kuzafata agashyira izo ntore z'Imana. Rero dukwiye kumva neza ko na Yesu Kristo ubwe iyo yigishaga abantu, muzabibona ngo nk'ahantu bamuzanira umuntu bamucishije hejuru bamaze gusambura isakaro hejuru bakamutereka imbere ye, ariko ngo yakoze icyo gitangaza, aramubwira ati ngo haguruka wigendere. Bararakara bati urigereranije. Ijambo ry'Imana muri Mariko rirehera ko rikavuga ngo ahera ko abigisha ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo Yesu nyine nawe yigishaga ijambo ry'Imana, kuko nta kumva nta no kwizera. Umwuka yari n'icyo akora. Reka wumve icyo umwuka akora muri Yohana ibice 16:8. Yohana ibice 16:8 naho hatwereka rwose ko hariho kwemezwa, ariko twemejwe mu buryo buhe. Reka twumve icyo umwuka yari gukora ubwo yari kuza, kuko yari isezerano ry'uko Yesu najya mu ijuru azohereza umwuka wera. Yohana 16:8 haravuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ni ukuvuga ngo ubwo azaza azabemeza ati, dore uko yari kubemeza nuko yari kuza akemeza ab'isi ariko abemesha akoresheje ibyanditswe. Uravanga ibyo ngibyo ubikura hehe? Reka wumve noneho twigiye hepfo gato, umurongo wa 12. Yesu yaravuze ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Ni ukuvuga ngo niba uzi uko umuntu ayobora igare cyangwa ayobora imodoka cyangwa ayobora moto cyangwa afata umuntu umwe akarandata undi, umva uko umwuka ari gukora. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azabwira ibyenda kubaho. Impamvu hano abantu bajya babyitiranya. Noneho 14 aravuga ngo uwazanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Hano abantu bajya babyitiranya nyine, abantu bakumva ko umwuka wera nyine ubwo yavuze gutya abantu, noneho umuntu azajya yicara agategereza akiyumvamo muri we, akavuga ati araje rwose anyobore mu kuri, nta mpamvu y'ibyanditswe. Wibuke aba bantu babwirwaga ibi ngibi ni intumwa n'abahanuzi. Rwari urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bo icyo gihe barimo kuvuga ntabwo bari bafite ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ngo bagire ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ngo bagire ubutumwa bwiza bwanditswe cyangwa ibitabo by'ibyakozwe n'intumwa. Ahubwo umwuka yari kuza akabayobora mu kuri, akababwira ibyo bavuga mu kuri kose, guhura n'ibyo Yesu Kristo ashaka. Ibyo rero byamaze kwandikwa bishyirwa hamwe muri Bibiliya. Ntabwo umwuka wera azongera kuvuga ibivuguruza ibyo ngibyo. Ngiyi impamvu ya Bibiliya, n'impamvu bene data tujya muri Bibiliya. Udakeneye kujya uyoborwa, kwicara ngo uyoborwe n'ikindi kintu n'ibitekerezo byawe cyangwa ibyo wiyumvamo, cyangwa se ngo wumve hari undi muntu wahanura ngo akazana ibindi bihanurwa bindi. Oya, cyangwa se ngo wumve nawe ukeneye kuyoborwa n'izindi nzozi. Ibyo umwuka yahaye intumwa apostles, abizera ba mbere, nibyo ibyo ngibyo, kandi ntabwo bizasubirwamo. Ntabwo umwuka wera azaza ngo abisubiremo, ngavuga ibindi bitandukanye n'ibyo yavuze. Niyo mpamvu dufata ibyo ngibyo, natwe twebwe tuyoborwa mu kuri kose ko ibyanditswe dufite. Apostles, izi ntumwa zayoborwaga mu kuri kwa Bibiliya idahari ariko igiye kwandikwa nazo. None twebwe tuyoborwa mu kuri ko ibyanditswe bihari, nta bindi byanditswe bigomba kutuyobora. Ni ibintu tuba tugomba kumva tukabyumva neza. Icyo umwuka ari gukora rero, yari kuza akayobora izi ntumwa mu kuri kose. Uyu munsi natwe tuyoborwa mu kuri kose kuko twamaze kuguhabwa kandi kwanditswe guhari. Nta bindi byanditswe
bindi bitari ibingibi, kuko nta kundi kuri kwavuguruza uku nguku twahawe izi ntumwa. Kubera ko n'intumwa ukuri zahawe, turabona neza ko ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo uku kuri kwavuye mu ijuru. Uwo Mwuka Wera yabikoze mu buryo kuba kuvuye mu ijuru directly, bakenda ku bya data, ntabwo babimazeyo byose kuko ari byo tugihishwe, bakenda ku bya data ari byo bya Yesu Kristo bakabiduhaho, ariko bakabikaza mu buryo bwuzuye bw'ukuri, mu buryo buhamye. Ni ingenzi gusobanukirwa iki ngiki ko Umwuka Wera icyo yakoze, yafashe ukuri kuri mu ijuru directly akakuzana kuri twebwe. Uko kuri kukaba gufite imbaraga, kandi nta kundi kuri kuzatuyobora uretse ukunguku kw'ibyanditswe byera. Dukwiye kubyumva rero bavandimwe, ndagira ngo twumve iki kintu. Ni inshingano zacu kwirinda kumva muri Bibiliya ibyo dushaka kumvamo, kubera ko nkuko tubibonye uku kuri ntiguteze kuzahinduka rwose, ntabwo kuzigera kuba modified. Nuvuga ngo habeho ubundi buryo bwo guhanura ngo kuvugururwe. Umwuka Wera yayoboye intumwa za mbere, zihabwa ibivuye mu ijuru direct, zirabyandika. Natwe duhawe ibyo twahawe. Umwuka yatuyobora kugira ngo tubyumve, atuyobore muri uko kuri kose. Ni ingenzi ko dukwiriye kwirinda kumva gushaka ibyo twumva, ngo twizire amatwi twange kumva ukuri. Ukuri ni iki? Nicyo Pilato yabajije ubwo bari barimo gucira urubanza Yesu, ngo ukuri ni iki ubundi? Ukuri ni iki? Mu by'ukuri nubwo tuvuga ukuri, hari uko kuri nyine kuri guhari kuri mu mitima yacu. Bavandimwe, ntimushobora kumva ko kenshi abantu bajya muri Bibiliya bashaka nyine impaka, bashaka kudiscussing, bashaka ibintu byinshi bituma bajya impaka, ngo hari ngo barebe ko batsinda abantu babemeza ibihura n'ibyo bashaka. Yewe n'abantu benshi kuvuga ko bizera, nabo ntabwo bubacyumva ko Umwuka Wera akoresha ijambo ry'Imana kugira ngo batunganye, ahubwo bumva ko ibyo aba ari ukwemeza abantu no kwigisha abantu gusa. Oya, Bibiliya twebwe abizera tujya muri Bibiliya kugira ngo idutsinde, itwemeze ibyaha byacu, iduhindure, nitubwira abantu tubabwire ibyaduhinduye. Rero niba waraguye mu mutego wo kumva ko wowe ibyawe ari ukubwira abantu, gushaka ijambo ry'icyumweru ryo gukoresha ubwiriza abantu, cyangwa se gushaka ijambo ryo gukoresha mu birori runaka muri anniversaire cyangwa handi ugiye kubwiriza, ukumva ko wenda wakamye ugiye gushakamo ibyo kubabwiriza, ntabwo ariyo mpamvu yo kujya muri Bibiliya. Bibiliya yashyiriweho abizera kugira ngo ibayobore muri uko kuri kose, kubasha kubazanira ibyanditswe byera, babyumve ibyo byanditswe byera, bibazanira kwizera Yesu Kristo. Niyo dusoma Bibiliya rero ni ikintu cyo gutekerezaho cyane, hato tutaziziba amatwi ngo twumve ibyo dushaka kumva. Nyine wumve urashaka kumva abantu bakubwira ibya visa gusa, cyangwa se urashaka kumva abantu bakubwira uburyo nyine ako gakiza kawe gatandukanye n'ak'umusaraba. Iyo bavuze njya ntangara cyane iyo urimo kwigisha rimwe na rimwe ijambo ry'Imana, wumva umuntu ari nk'umuntu wakundaga kubaza ikibazo akavuga ngo ese urimo kutubwira iby'uko Yesu Kristo iyo umwizeye, kwizera gusa bibasha kukugeza mu ijuru? Tubwirwa kwizera gusa bigeza mu ijuru umuntu gute? ngo ubwo si uwo muntu noneho akoze ibyaha. Noneho ukumva umuntu arimo arabibaza ariko adashaka kumva ko ari muri uwo mwanya. Nuvuga ngo ubundi mu kubaza kwiza wakabaye ubaza ukavuga uti kumbwiye ko nizeye Yesu, ndamutse nkoze ibyaha, ni ukuvuga ngo kwenda direct ukapfa kubaza gutyo, nubwo nabyo biba bitari mu bushishozi, ariko ukapfa kubaza wiyerekezaho aho kugira ngo baze werekeza ku bandi. Ntabwo wowe wumva ko ufite ikibazo, ahubwo kenshi twumva ko hari abandi bantu bafite ikibazo, bazizera ntibashobore nyine kugumana ibyo bizeye, bakabivamo bagakora ibyaha. Nuko nyine tuba dutekereza abandi, ariko ntutekereze ko nawe wizera Yesu ukisanga ahubwo buriganya bwose turimo kuvuga. Bigenda bite? Kuki wumva urucira abandi rimwe na rimwe nturugwicire? Ariko bavandimwe, ibyo nyine biba bigaragaza ko ari ibintu byo kwiziba amatwi. Ntabwo ibi byanditswe ngo kuba muri Bibiliya handitsemo ugasanga nyine umuntu aravuga ngo kuba abonye muri Bibiliya ngo ahantu nka twasomaga muri Tito ngo handitse ngo intore z'Imana, ngo ubwo noneho ngo umwe namenya ko ngo ari intore y'Imana,
ngo undi ngo ntazamenya ko ari intore y'Imana. Kubera iki se kandi Bibiliya yihamya ko ari intore z'Imana nyine? Bavandimwe, dukwiye kumva ibi bintu nk'uko biri. Wajya muri Bibiliya ukajyamo ujyanyemo uyu mutima utiziye amatwi. Niba ubonye ikintu ahantu ugashishikarira kugisoma rwose no kucyumva neza aho kugira ngo ucyerekeze ku bandi. Dukwiye kubyumva neza, ntiwerekeze ku bandi, ukiyerekezaho. Ariko mu kwiyerekezaho ukasoma muri ubu buryo bukurya, tugiye kubireba ni gute wiyerekezaho. Ntabwo ari ugupfa kwiyerekezaho Bibiliya nabyo gutya gusa, kuko nabyo ubwabyo kubyiyerekezaho nabi bitera ubuyobe. Ariko nyamukuru tukwiye kumenya ko umuntu ajya muri Bibiliya adashaka kumva ibyo ashaka kumva, ahubwo wagira icyo ubona ukagira amatsiko yo kugicukumbura no kukimenya mu byanditswe byera, ndetse no kubaza abandi bizera bafite imitima iboneye kugira ngo mubyumve bagufashe kubyumva. Kubera iki? Kubera ko nk'uko turimo kubibona, Bibiliya umwuka wera atuyobora gusa iyo turimo kumva ndetse iyo turimo kugenda muri context nyayo, kandi tudafite uyu mutima ushaka kumva ibyo dushaka. Nta kindi cyakubwira ko urimo kumva, urimo kuyoborwa n'umwuka wera mu gusoma ijambo ry'Imana. Nta kindi cyakubwira ko umwuka wera urimo kugusobanurira. Igihe uzaba ufite umutima, keretse igihe uzaba ufite umutima wicaye wo kwiga ndetse no ugambiriye gusobanukirwa uyu Kristo Yesu duheshwa no kwizera, wowe ibyawe ari ukwiga gusa, utandukanye na zirangire twahoze tuvuga. Ahangaha gusoma Bibiliya ubundi muri context nyayo, icyambere umuntu agomba kwibandaho, uba ugomba gusoma wicaye mu murwa yandikiwemo. Gusoma wicaye mu murwa yandikiwemo ni gute? Niba Bibiliya yaranditse ikandika ibya Yona ari mu ruzi, n'urugero ndimo gutanga, Yona ari mu nyanja, banza wumve nyine ko barimo kwandika bari mu nyanja. Wihita ufata inyanja ngo uvuge ngo oke, ngo twebwe rero noneho inyanja yacu ni Kigali. Kumva nyine umuntu arasoma ijambo ry'Imana, yarangiza barimo barasoma akavuga ati reka tubikure mu nyanja tuhite tubizana, ubu twebwe inyanja ni Kigali. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo inyanja ari Kigali, sibyo? Nta nubwo Yona ari wowe, Yona ni uw'Nineve. Ahubwo banza wicare mu murwa nyine barimo kwandikiramo. Niba bari mu nyanja bakaba ariho barimo gusobanura iby'umuraba mu nyanja, banza ube muri uwo muraba rwose, wumve ibyo iyo nkuru barimo kukubwira iri muri uwo muraba. Nurangiza uze gukuramo umwanzuro ariko ukicaye muri uwo muraba, uze guhuza rero uwo mwanzuro wavuyemo. Tufata urugero nk'ibyo bya Yona. Niba bavuze bati Yona afata baramufata, baravuga ati urimo urahunga iki? Arababwira ati ndimo ndahunga Imana yaremye ijuru n'isi, tubigire gute? Reka ati nimunjugunye mu nyanja, nahari wenda murakira. Bakavuga ngo abo bantu batinya Uwiteka. Nyine banza wumve ko umwanzuro wavuyemo ari ugutinya Uwiteka. Noneho nawe nuza kugarura, uzigarura uwo mwanzuro witwa gutinya Uwiteka wavuyemo, ureba aho ushobora kuba uhuriye nawo nawe. Ariko wikicara ngo uvuge ngo inyanja ngo turi mu nyanja. Oya, banza wicare. Ibi ngibi nibyo bita ngo reading the Bible sitting in the city. Nuvuga ngo wicaye muri iyo nyanja nyine ya Bibiliya, wicaye aho muri uwo murwa wa Bibiliya aho bandika iyo nkuru yabereye. Ikindi cyo kwitaho ni ukwita kuri emotions. Nuvuga ngo niba umwanditsi arimo kwandika akagira emotions, banza uziteho. Niba yarazamuye ijwi ukabona ko arimo kuzamura ijwi, umva impamvu yazamuye ijwi. Niba yaramanuye ijwi hariho gutangara, ibyo nyine urimo gusoma ubundi urabibona, ukabona ko uwandikaga yatangaraga, uwavugaga yatangaraga. Niba barimo kubikora, banza ubikore gutyo nawe ubyumve ko wumva ayo marangamutima bicayemo. Ubusome wicaye muri uwo murwa ariko unicaye muri ayo marangamutima barimo kuvugiramo. Ikindi bisome ariko wita ku tubago.
wite ku tubago. Kenshi abantu benshi ntibasobanukirwa Bibiliya mu buryo bwa nyabwo kuko batita nyine ku myandikire, ubuvanganzo buri muri Bibiliya, aho uzasanga ari nkaho nyine bashyiraho nk'ubutinde n'isaku, ugasanga umuntu ntiyabyitayeho. nk'ahantu iyo turimo kubona bavuga bati ngo nuko abigishwa baramubona baramukurikira burira. Iyo bavuze ngo baramukurikira burira, hari ubusoma agahita avuga ati baramukurikira burira. Ntago ari burira, sibyo? Baramukurikiye burira, ntago ari burira. Kumva rero nk'iryo jambo ushobora kuritakaza ugafata ibindi bitandukanye. Iyo urebye wenda nk'urugero nko mu Befeso, umurongo dukunda gukoresha cyane, Abefeso ibice 2 umurongo wa 8, haravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana. Urumva nk'iyo rero umuntu aje agahita afata kari akabago karimo hagati ntagashyiremo, mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, nuvuga ngo ibyo ni interuro ifatanye ko agakiza kagera ku muntu ari ubuntu bw'Imana ariko biciye mu kwizera, ko nta kabago. None rero inyuma bavuga ngo icyo gikorwa ni impano y'Imana. Iyo rero usimbutse kamwe nko kwizera ntiwumve ko nabyo ari igikorwa ari impano Imana yahaye umuntu mu mutima, utwara ibitari byo. Ni ingenzi kubisobanukirwa ukabyumva neza. Bavandimwe, ikindi umuntu yitaho ni ugukuramo umwanzuro wamaze kubihuza neza. Niba ndimo gusoma nkuramo umwanzuro ariko nkawukuramo namaze kubihuza neza, ntabwo ari ugupfa gukuramo umwanzuro gutyo. Ndabanza nicare muri uwo murwa, ndebe izo inyajwi bakoresha, ndebe aho tubago badushyize, ndebe ijwi bakoresha, ndebe amarangamutima bavugiramo, nimara kubihuza nkuremo umwanzuro. Uwo mwanzuro rero nza gukuramo, nze kubona mvuge nti noneho ko aba bantu byagenze gutya, bikabagendekera gutya, bagakuramo uyu mwanzuro, njyewe nta sano nabamfitanye nabyo. Urugero ko Abisiraheli bahagurutse muri Egiputa bakagenda iyi nzira yose, noneho nkaba mbona nyuma yaho bakomeje kurya intonorano, aho nge sinabameze nkabo. Ni urugero ariko bitandukanye no kwibazwa ngo bageze hakurya ngo barya intonorano, ngo intonorano zacu ni izihe. Umuntu agahita ashyiramo akavuga ati rero intonorano zacu ubwo ni amafaranga. Oya bavandimwe, ntagaruka nguko. Ikigaragaza ko umuntu asoma Bibiliya ayobowe n'Umwuka Wera, yiga Bibiliya muri context yayo, agamije asaba Umwuka Wera kugira ngo amusobanurire aho ibyo byanditswe bihurira na Kristo Yesu. Ubwo nibwo uzamenya ko Umwuka arimo kukuyobora ndetse akakurinda ubuyobe bwose. Rero Umwuka Wera hano akora iki? Umwuka Wera yatwamuhaye kugira ngo atwemeze, adutsinde, aduhe kugendera mu mategeko n'amateka y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo biba gusa iyo umuntu atizibye amatwi agambiriye kumva ibyo ashaka, aho akemera kuyoborwa n'Umwuka Wera no kumwumvira no kugendana nawe. Ibyo rero nibyo mbifuriza, kugira ngo turusheho kumva neza icyo Umwuka Wera, aho Umwuka Wera ahagarara. Ntabwo Umwuka Wera yaje kugira ngo usesure umeza. Hari ukuntu nyine abantu bumva Umwuka Wera icyo akora ari ugusesura umeza, nyine kumwaguha amarangamutima, wasenga ukumva urimo urasesura umeza, urimo uratitira. Oya, ntabwo ari icyo Umwuka Wera yaje gukora. Umwuka Wera yaje kugira ngo ayobore abantu mu kuri kose, bizere ukuri k'ubutumwa bwiza, babashe kumenya aho bihurira nyine agakiza gaheshwa no kwizera Yesu. Ubundi gahurira he? Bibiliya yose ni ikikora, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishwe, ntushobora kumva ko baba bagamije kudusobanurira iby'agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Wenda nitubona umwanya dushobora kuzabicamo, ariko uhereye mu gice cya mbere y'uko umuntu acumura, baba batwereka uburyo Imana yaremye ibintu byose ikaruhuka ku munsi wa karindwi. Ubwo buruhukiro rero nibwo bakomeza, nibwo noneho baba bagiye gutangira bavuga ubu buruhukiro busobanuye iki? Tekereza nawe, Imana ikireba nyine ivuga iby'uburuhukiro, ariko muri igice kibanza baba bagaragajemo ko mbere y'uko Imana irangiza kurema, baba bamaze kugaragazamo ko ibyaremwe byose byari byiza. Imana itandukanye umucyo n'umwijima, uburyo bwo kurema kwayo guhambaye, bakigira imbere bakagaragazamo iby'icyaha, uburyo umuntu yaguye, bakagaragazamo uburyo yahawe umwambaro, bagakomeza bakigira imbere bakatugaragariza uburyo Imana yahamagaye Aburahamu
nabwo imuhamagara. Ntabwo tuvuze ibya Yona uburyo iyo nkuge nayo yasobanuraga Kristo Yesu. Guhamagara Aburahamu bivuga ko Imana izahera umugisha abantu abari mu isi bose muri Aburahamu. Uwo mugisha wavugaga ni Kristo. Ntabwo twigiye imbere ngo tuvuge ibya Isaka, umwana w'ikinege wa Imana nabwo yari agiye gutamba Aburahamu. Ntabwo tuvuze hagati aho ngaho uburyo Aburahamu yatsindishirijwe nawe mu gice cya 15 abitsindishijwe no kwizera. Nawe yitegereje nyine akizera, Imana kwizera ko ikabihwanya no gukiranuka, bigaragaza ko kwizera nyine kuzahanwa no gukiranuka. Ntabwo tuvuze uburyo ngo dukomeze tuvuge uburyo Imana yasoje amasezerano Aburahamu yananiwe, Imana ikigaragaza ko ari isoza amasezerano. Ntabwo urumva buri Bibiliya, buri murongo, buri gice cyose gihamya ibyo kwizera guheshwa by'agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Aho bigira imbere bakatuzanira amategeko nyine akaza agaragaje ko aba bantu barimo amategeko ari meza, ariko imitima ya kamere byanze, bidashobokanye n'imitima ya kamere. Aho banze bakavuga ati wadukuramo uyu mutima akadushyiramo ubundi mutima. Byo gutera amaraso kwa Yosuwa ntabwo byo tubivuze. Ntabwo tuvuze abahanuzi bahanuye ibyago gakiza, nicyo bavuga ibyo gutakwa bava mu bunyage. Kuva mu bunyage nta kindi ni uko Imana yageze ikabagirira imbabazi, ikabakura mu bunyage, akaba ari itanga igisubizo ikavuga ngo noneho ubunyage ntimuzabusubiramo, nzabaremamo umutima mushya. Ibyo byahishuraga agakiza, aho Imana izatanga umwuka wera agahindura imitima y'abantu. Bavandimwe, ngibyo ibyo turimo kuvuga. Ntugire ngo Bibiliya yashyiriweho nyine cya gihe uba washonje uvuga uti reka ndebe ijambo rya mbere ryampaza, byaba rindemye agatima. Ntugire ngo Bibiliya yashyiriweho ibyo bintu, oya, yashyiriweho kugira ngo duhishurire iby'agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nituba abana b'Imana, ibyo bindi byose biba bikemutse. Ndasenga Imana kugira ngo bavandimwe icyo dukuramo. Reka dusenge dusoze. Sinzi niba hari ikibazo uza kukigira, ashobora kukibaza tukaza kukidiscussing aho tukakivugaho nta kibazo. Mwami, ndagushimiye rwose kubw'ubuntu bwawe. Ndahamya neza ko abo wageneye kumva aya magambo bashobora kuyumva bakakwizera, kandi Imana bakagira inzara n'inyota byo gusoma Bibiliya bihura no kuri kw'ijambo ryawe. Nyemerera udusho kutwihishurira no kuduha ubuntu bwawe. Icyo ni kibi cyawe mwungeri mwiza, duciye bugufi cyane kugira ngo udusobanurire byinshi, utubere umwungeri, utubere umwami kubw'ineza y'ubushake bwawe. Icyo ni kibi cyawe n'iteka ryose Mwami Imana, mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen.